turabasuje cyane kandi twongeye kubakira mu kiganiro cyacu CNN podcast gitegurwa n'umuryango Christ for the Nations Ministries. Ngewe nitwa Vital Muvunyi kandi nishimiye kubana namwe muri uyu mugoroba. Icyumweru gishize twaganiraga ku gusoma ijambo ry'Imana, gusoma Bibiliya, tureba ibintu bitandukanye bishobora gufasha umuntu udakijijwe ariko bishobora no gufasha ukijijwe kurushaho kumenya Imana. Uyu mugoroba twahisemo ko tuvuga ku yindi ngingo nayo ikomeye cyane yitwa gusenga. Ibyo bintu bibiri nubwo hari n'izindi discipline eshatu enye zibanze ku mukristo wese, ariko ijambo ry'Imana no gusenga nibyo bintu navuga ko biri ari wo musingi w'ubukristo. Niyo mpamvu twahisemo yuko tuza ku uyu munsi kuza noneho tuvuga ku gusenga. Nahoze ndeba imibare ndibuze kubabwira mu kanya irebana no gusenga, nayo ubwayo yagutera gushaka kuvuga kuri iyi ngingo no kongera kwibutsa, twese tugafatanya kwibutsa ku nshingano dufite. Sinzi niba ari inshingano gusa cyangwa ari n'amahirwe dufite yo kuba twakwigira Imana mu isengesho. Ndi kumwe n'abatumirwa rero, nshaka kugira ngo mbahe umwanya babibwire. Ndahera kuri Jess twari kumwe mu cyumweru gishize, ariko ndashaka ko yongera akabibwira amazina ye, aho asengera, icyo akora ku itorero, ibyo akora mu buzima busanzwe, ibyo yize byose. Ndagira icyo yibagirwa ndaza kumwibutsa kugira ngo atubwire. Jess, karibu cyane nanone. Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Ndabanza nsuhuza abo dukurikiye. Nitwa Jess Karumugabo, twarabanye mu kiganiro cy'ubushize tugaruka ku mukristo, ku gusoma ijambo ry'Imana, ku gukunda ijambo ry'Imana. So nsengera kuri Rock Revelation of Omega Church, izwi nka Omega Church iba Kagugu. Ndi umukristo, muramo umurimo w'ivugabutumwa no gufasha abana kumenya ijambo ry'Imana, Sunday School. Ubusanzwe nkora imirimo ijyanye n'ubukorikori bwo gutaka amazu no gukora ibikoresho mu mazu. Ndi kwiga ubwubatsi. Imana duhana umugisha. Urakoze cyane. Turi kumwe n'undi mupapa, ntabwo menyera abapapa benshi, nibura mu kwezi kwa gatatu twagize abantu benshi b'abasore, ariko uyu munsi kumwe n'umupapa Motanyi, Mr. Motanyi, nagira ngo twakire nawe, ni karibu cyane. Yego. Murabwira abadukurikiye. Amazina nitwa Motanyi Frank, uko bababwiye. Ndubatse, mfite umudamu n'abana babiri. Itorero nsengeraho ni Jubilee Revival Assembly. Nanjye nkaba nkora ibintu bijyanye na graphic design ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Nabyo mwize? Yego, nize graphic design. Muri kaminuza. Okay. Ku itorero ryanyu mukora uhe murimo? Ku itorero ryo mbarizwamo ndi umuyobozi w'urubyiruko. Okay, karibu cyane. Murakoze. Turi kumwe na mushiki wacu, nawe ngira ngo abibwire, karibu cyane. Murakoze cyane. Muratubwira amazina yanyu, mbese ibyenda gusa n'iby'abari abasore. Yego, Yesu ashimwe. Murakoze cyane, nishimiye kuba hano. Asuhuza abadukurikiye. Nitwa Anite Murigirwa. Ndi umugore, mfite umugabo. Nsengera kuri New Life Bible Church. Mu itorero ndi umunyamasengesho. Mu buzima busanzwe nkora mu ruganda Africa Improved Foods. Yes, ni nabyo nize Food Biotechnology. Yeah. Karibu cyane. Imana ishimwe ko yaduhaye abantu bakora imirimo itandukanye, bahuze ku kigero gitandukanye, kubera ko kimwe mu bibazo turibuze kubona gituma abantu ngo batabasha gusenga nuko babura umwanya wo gusenga. Ibyo byose kuba umuntu afite akazi, yaba mu itorero, yaba no hanze mu mirimo isanzwe, biroroshye kutwumva yakwisanisha namwe. Yakwisanisha namwe akumva ko hari wenda umwanya mufite ari wo nawe afite, bikamufasha kuba hari ikintu yakwigiraho kimwe cyangwa bibiri. Kandi ndabasezeranya ko uyu munsi turi bwiga ibintu byinshi. Nanjye niteguye kwiga ibintu byinshi. Kanangirire ku mibare. Hari ikinyamakuru cyitwa BeliefNet gikorera muri Amerika, gikora ubushakashatsi ku bantu batandukanye. Hari ubushakashatsi bakoze muri 2024 mu kwa mbere, bakorera ku bakristo 7,454. Bagaragaje ko abakristo bafite imyaka hagati ya 18 na 30
1830 muri abo bakristo 10% nibo bonyine basenga buri munsi. 90% y'abakristo bafite imyaka hagati ya 18 na 30 ntabwo basenga buri munsi. 10% nibo bonyine basenga buri munsi. Hanyuma abarengeje imyaka 50 no kuzamura bo ni 37%. Urumva 63% by'abakristo barengeje imyaka 50 ntabwo basenga buri munsi. Nani mukanya navuze ngo iyi mibare nayo ubwayo yadutera gushaka kuvuga kuri iyi ngingo, kuko umuntu wese usoma Bibiliya bishobora kumunanira gusenga nk'uko Bibiliya bidusaba, ariko nibura twemeranya yuko abantu bose bakwiriye gusenga buri munsi. Ndegejeho imyaka 30 gatoya kandi n'abantu turi kumwe ntabwo bayirengeje cyane, abari bo muri bo bashobora kuba bayirengeje ntabwo barengejeho myinshi. So aba hagati ya 18 na 30 abenshi twakwisanisha nabo, ntabwo tumaze igihe kinini tuvuye muri 30. Ikindi nuko ari nabo bagize urubyiruko runini rw'u Rwanda. Ubushakashatsi bwa 2022 buriya national census buriya buba mu gihugu hose, niba nibuka neza bavuze ngo 69% by'abanyarwanda n'abantu bari munsi y'imyaka 30. Ubwo ngubu urumva bagejeje na 32. Ariko icyo gihe 69% hafi 70 bari munsi y'imyaka 30. Mu yandi magambo nibo bakristo benshi dufite. So imibare 10% muri Amerika ntabwo ari mu Rwanda. Abese no mu Rwanda wasanga ari niba dukabije ari nka 20 niba turusha abanyamerika. Bituma ingingo ari ingingo mu by'ukuri dukwiye kwitaho, dukwiye kuganiraho, dukwiye gukomezanya, to encourage one another, dukwiye kwigaho byinshi. So reka nongeye mbere kwa Jess uyu munsi twahisemo kuvuga ku ngingo ivuga ngo isengesho mu buzima bw'umwizera cyangwa bw'uwizera bw'umukristo. Kadutangirire ku byibanze, kuri basics. Kuri wowe isengesho ni iki? Ku muntu ushobora kuba agikijijwe barimo kumwanga ngo ujye usenga, akaba yari afite amashusho muri rusange atandukanye. Akaba ajya abona abasinga kuri televiziyo basenga cyane, akajya abona abandi bapfukamye, akajya yumva abandi bavuga ngo kuba ku mavi, kuba ku karago, amagambo menshi ku buryo umubwiye ngo abivuge mu magambo yoroshye amenye isengesho cyari cyo bishobora kumugora. So reka tuvuge nk'uwo nguwo, wamusobanurira ko isengesho ari iki? Ndakoresha amagambo magufiya kuko uko nabonye isengesho mu buzima bwanjye ni ikiganiro cyose umuntu akora kiri vertical cyangwa se ikiganiro kijya hejuru, ikiganiro kivugana n'umuntu n'Imana. Hanyuma hakaba ikiganiro cy'umuntu n'abantu, hari n'icyo twakwita ikiganiro cy'umuntu n'umuntu ku giti cye, ariko nacyo ndagikemanga kuko ariko reka manze mvuge ngo isengesho magambo make ni ikiganiro umuntu ajyana n'Imana. So mu yandi magambo uko wabikora kose aho bikorera hose, igihe cyose urimo kuvugana n'Imana urimo gusenga. Byaba mu mutima, byaba ku rurimi, by'amarangamutima, Imana izo ndimi zose irazumva. Okay. Ku muntu bajya batubwira ngo iyo turimo gusoma ijambo ry'Imana, Imana irimo kutuvugisha. Ubwo niyo turirimbye ngo tudusenze kabiri. Ibyo byose urabihuriza n'iyo definition gusobanura watanze bw'isengesho. Njye ntago ari ko mbyizera. Ntago ari ko mbyizera. Nizera ko iyo umuntu ageze ahantu avuga ngo Mana, cyangwa mu mutima ngo Mana, uzambabarira ungirire gutya, uzamfasha ungenze uko, Imana irabyumva. Kandi ko gusenga impamvu bivuga aho hantu, impamvu mavuze hari ukuntu wenda n'ibindi bigendana nabyo byo gusenga, abantu bavuga, abashoboye gusenga mu mpano z'indimi bakazivuga, ariko impamvu ntinze aho ngaho nuko abantu benshi baba mu buzima bwa ngo ningera mu rugo nibwo ndi busenge. Kandi Bibiliya tugaragariza kenshi cyane ko hari n'abantu bagiye bavuka amasengesho mu mutima. Umuntu witwa Ana wabyaye Samweli yari umudamu wari ingumba, ngasengera mu mutima, akajya asengera mu mutima asaba Imana afite agahinda. Icyakora ngo imibonano yonyine yabebezaga ngo icyabaye niyo yakomangaga. Merci. Ariko icyabaye ni iki? Muri yavutsemo Samweli wabaye umuntu ukomeye, umutambyi ukomeye wa Isiraheli. Tubona Eliyezeri
niwe ngo ni umuntu ngo agiye gushakira umwana umugore gushaka umugore wa sebuja Aburahamu Isaka amaze gukura ngo ari kugenda ko birivuga ngo agisengera mu mutima ngo mana ngo umukobwa uri buze akansomya ku mazi yarangiza akaha n'indogobe zanjye ku mazi ngo abe ari we uwemereye ko mukira umwana we wa databuja bivuga ngo agisengera mu mutima nibwo uwitwaga Rebeka yatungutse ni Rebeka ndibuka so hanyuma birangira babase none navuga mbwire ngo mbabarire ko nuse nanakomoza ngo mbaye nkutindaho so uretse nibiri mu mutima nibyo kururimi n'ibintu byose Imana irabyumva so icyo mvuga ikintu cyose uri kwisomera nk'igitabo uri kwiririmbira ntago mpamya ko bihagije kugira ngo tuvuge ngo umuntu yasenze igihe cyose atavuze ngo ndi kumva ndi kubwira Imana. Urakoze cyane. Kubera ko ndibigene babaza ibibazo bitandukanye haramutse hari ikintu utekereje mu kibazo nabajije undi muntu muze kwisanzura. Ushobora kugeraho natangiye kukubaza ibindi kandi wenda hari ikintu wumva bashaka kongera ku busobanuro bw'isengesho nk'uko nari mbibaje Jesse. Ariko n'ubundi icyo cyoreka kibabaze mwese. Mr. Nkotanyi gusenga niki? Noneho isengesho turariretse. Gusenga nk'igikorwa niki? Gusenga kuri nge numva ari amagambo rimwe na rimwe hari n'igihe amagambo atabonye kugakoresha umutima cyangwa ibitekerezo ukoze ariko bijya ku ubwo nanze kuvuga Imana direct kuko n'abasenga ibigirwamana ni ijambo rikoreshwa mu Kinyarwanda n'abasenga ibigirwamana baba barimo gusenga ariko ibisubizo byo niho tubipimira ariko barimo gusenga so ahantu hose utegereje ubufasha bitari ku muntu kuko umuntu uramusaba ariko ikintu kiri hejuru a supernatural power wumva ukeneye ubutabazi aho niho ujya gusenga so gusa nanone tukagaruka gusenga nk'ijambo rikoreshwa ku bantu rimwe na rimwe kuko turi abakristo dufite Kristo muri twe iyo ugiye gusengera umuntu hari n'igihe haza isengesho risa nkaho tuvuge nk'abantu birukana abadayimoni buriya iyo basenga bumva bakoresha ubutware bahawe bavugana na dayimoni kandi bamwirukana kandi iyo gitwa isengesho kandi noneho ntago barimo kubwira Imana barimo kubwira dayimoni we genda so no kuvuga ngo arimo kwatura amagambo afite imbaraga zihagaze muri bwa butware afitanye n'Imana abwira undi mwuka so still gusenga bibaho ngaho amagambo yose tubwira ariko tubwira a supernatural being yaba ari mu mutima buhoro wabganira wabusenga cyane hakaba noneho n'ibindi dushobora kwatura in the atmosphere ariko noneho tubwira imyuka yo kuko yirumva kabone n'ubwo twavuga amagambo asanzwe n'indimi zose nanone birongera bigakora so nongera kubyavugaga wenda nakongeraho ni nk'ibyo gusa murakoze. Urakoze cyane nzamatsiko n'ikibazo kije mu mutwe niwumva wagisubiza karibu kandi numva utagisubiza nta rubanza uvuga ko gusenga ari ukuvugana n'ikirenzo umuntu supernatural being ntekereje ukuntu rimwe na rimwe iyo twabuze abacu yaba yarapfuye kera yaba yarapfuye vuba ahangaha hari ubwo tuba tempted kuvuga kubabwira bakamubwira ati nanjye napfushije mama ejo bundi ntabwo ari ejo bundi cyane umwaka ushize mu kwa mbere ariko usanga nyine wenda nyuma namubwira ngo wa muhungu wasize yarakuze ibintu bye byabarwa nk'isengesho bibaye isengesho wawe urimo kubwira ndi kuko nawe ntakiriho so icyo gihe ntabwo byabarwa nk'isengesho kuko nk'uko tubizi iyo umuntu apfuye na Bibiliya ivuga abasinziriye ntabwo ari bukumve gusa kuko ari byo biri mu mutima abantu turabyatura tukayivuga ukiruhutsa hari n'ibintu tujya dukora byo kugira ngo twihe amahoro cyangwa twihumurize ariko mu by'ukuri nta hantu byagera kuko tuzi ko upfuye wese asinziriye azazukana n'abandi so ntabwo arimo kukumva nta n'icyo yakora ariko Imana ye bihari kandi twumva niyo diferanse so rero nicyo nakongera kubyubajije ariko ntekereza ko wenda kunganirana n'umuvandimwe buriya se ntibinashoboka ko isi y'umwijima yakwambara wa muntu wanjye
bikarangira icyo spirit ye umwuka we nahamagaraga cyangwa navugishaga hari icyo kiremwa kidasanzwe cy'umwijima kibiziyemo, kuko abenshi tubona n'abatangira gutyo bikarangira basaze. Bibaho cyane, bibaho gusa wenda icyo gihe twabirebera muri spiritual warfare, kuko ni ibintu bigiye kuza mu myuka kurusha uko bigiye kuba gusenga. Cyangwa kukigarukaho twenda gusoza turaza kuvuga kuri spiritual warfare cyangwa intambara mu buryo bw'umwuka. Reka ngira ngo tuve kuri iyi ngingo mbaze na mushiki wacu Anite, wowe kuri wowe isengesho ni iki, gusenga ni iki? Murakoze, nanjye ntabwo ndi bugiye kure cyane ya bagenzi banjye ibyo bavuze, ariko nk'uko Mr. Nkotanyi yarabivuze, gusenga njye numva ko ni uburyo, sinzi niba ikinyarwanda gisobanutse cyane, ariko ni uburyo bwo kwivamo nkanjye Anite mubona gutya, nkavuga na n'ikintu like supernatural, kubera ko kiremwa kidasanzwe cyangwa supernatural ijambo twabona sinzi ikinyarwanda twakoresha, ni ukuvugana n'Imana, kiremwa kitari mu bintu bigaragara. ndaza kuvuga nk'umukristo cyane, kuko ngiye gusenga kuri njye mbifata nko gusabana n'Imana yanjye, mbifata nko kuganira, mbifata nko kuvuga, kwivamo, kuko hari amagambo ntabwira umubyeyi wanjye, hari amagambo ntabwira uwo twashakanye kubera ko ntashoboye kuyavuga, ariko hari ahantu tugera, sinzi niba nabyita mu kirere runaka, hahandi twivuyemo noneho ugasigara uvugana n'Imana. Yego, kuri njye rero isengesho ni uburyo bwiza bwo gusabana n'umuremyi wanjye, ni uburyo bwiza bwo gushaka kuyimenya kurushaho, kubera ko ntekereza ko hanze y'isengesho biragoye ku mukristo ko twamenya Imana bikwiriye. Ubwo iyo hajemo kuvugana, wenda sinzi niba naba nagiye kure, ariko communication nyine ni one on one, ndavuga ikavuga, ndayumva ikanyumva. Yego, murakoze cyane. Utumye nshaka kujya ku kibazo kinashaka kubaza. Ubushize ba Jesse bari hano bemeje abakristo bose ko utabasha kugirana umubano mwiza uryoshye ukura n'Imana udasoma ijambo ry'Imana. Kuri wowe ubona gusenga byafasha iki mu gukuza umubano wawe n'Imana? Yego, n'ubundi ntabwo ndi bujye kure ibyo navugaga, kuko iyo nsenze njyewe personally, iyo nsenze numva ko nkitangira gusenga bijya bibaho abakristo kuvuga se njye nasenga isaha yose birashoboka, nshobora se ubyuze iminota 30 uvuga n'iki n'Imana, ariko igihe ugiye usenga imva mutima zawe ari ugusabana n'Imana. No mu buzima busanzwe iyo ushaka kuba inshuti n'umuntu, ntago ari ibintu byikora. You invest your time, you invest your interest, ushaka, ugira amatsiko yo kumenya. Amatsiko rero yo kumenya Imana niyo atuma dutinda mu masengesho. None iyo tugeze mu masengesho, navuze ko ari ugusabana kandi n'Imana tukavugana. Imana yacu niyo kwizerwa, ntago igitwirengagiza. Sinavuga ngo iyo fenomene igenda gute, ariko wisanga mwumatanye. Noneho wa mwanya witaga mutoya, wa mwanya witaga munini, ugasanga ahubwo ubaye mutoya. Kuri njye rero numva ko ikintu kigutera gusenga, ikintu gituma wumva ushaka gusabana n'Imana, nk'uko nabivuze, wumva ushaka kuvugana n'Imana, nicyo gipushinga ya interest, kuko Imana yo nibwo buryo ntekereza ko ivugana n'abera, uretse no mu ijambo ry'Imana no mu masengesho, kuko bavuga ngo umusenga ubudasiba. Bible nikivuga ngo dusenga ubudasiba, ni ukuvuga ngo unceasing, kudasiba gusenga bitwongerera umubano ukomeye n'Imana. Babiza ukuntu abakristo mujye muvuga ibintu mukabivuga mu buryo buryoshye, bigatuma umuntu yibaza niba ibintu binashoboka cyangwa ari ibyanyabyo koko. Umuntu udukurikiye kano kanya wamuhamiriza ko
wowe ukimara gukizwa urwego umubano wawe n'Imana rwari ruriho n'urwego umubano wawe n'Imana ruriho uyu munsi isengesho ryabigizemo uruhare? cyane rwose kuko ndi ubuhamya nkitangira gusenga numvaga ko gusenga ari ugusenga Mana ufashe by'ababyeyi bagutoza kuko twese twakuriye wenda muri sosiyete nyarwanda bavuga Imana bavuga nujya gusenga nujya kuryama usenge nujya kurya usenge numvaga ko ari uko gusenga ariko igihe nagize inyota yo gushaka kumenya no gusabana n'Imana n'ukuri ubuzima bwanjye bwarahindutse nasenga nkumva koko noneho ntago ari bya bintu natojwe ahubwo hari Imana mvugana nayo kandi nkayibona muri urwo rwego rero ubu ngubu gusenga byabaye ubuzima ntago ari ikintu natojwe ntago ari ikintu nkora kuko ngiye kurya ntago ari ikintu nkora kuko ngiye kuryama ahubwo numva ko umuremyi n'ikiremwa ni ibintu byomatanye tugomba gusenga nk'abakristo. Urakoze cyane Mr. Nkotanyi. Hari ibintu abantu benshi bavuga gusenga bakomeza agenda basubiramo ngo kwizera ugasanga kwizera kurangoye igihe mbane mwumva ntako mfite wenda nasengera ibintu nizeye ariko ibindi hari ibintu mbane ubuzima nabinkorera cyangwa ukarebana ikindi kigendana no gusenga n'ibintu byitwa character. Ibibazo byose umuntu agize akamubwira ngo senga niba uri umusambanyi senga niba uri umubeshyi senga Imana izabikuraho. Spiritual growth abantu bashaka gukura mu mwuka bati umva ihinde usenge ariko nyamumariza umuntu tuvuge ugikizwa cyangwa maze igihe akijijwe ariko atarabasha kubya experience atabasha guhura n'ubwo buzima kuri wowe amazengesho afashe icyo umuntu kukirebana no kwizera kwa wabishaka kumva kwizera ntako afite kuri character ubu waduhamiriza koko bibira bintu abantu baba batubwira ari by'ukuri koko bamasengesho ashobora guhindura imibereho y'umuntu imyitwarire character ye. Ese gusenga kuri wowe mu gihe umaze ubikora bifasha iki muri spiritual growth bifasha iki mu gukura mu mwuka? Okay, so kuri nge gusenga ahantu bifasha icyambere mvuge wenda kuri spiritual growth gukura nagire umugisha urumva nangira urugendo rwo gusenga nari nkiri muto nakirijwe mu rugo nk'uko abandi bajya bikora ngo njye muri Sunday school nitindemo nakirijwe hanyuma natinze ariko ndimo hagati nk'imyaka 16 nibwo natangiye so mbere yuko ngeze imyaka 17 ndi hafi so nibwo natangiye gusenga noneho birenze by'isengesho ibyo kurya no kuryama. So Imana imuza n'umuntu buri mugoroba yaramfata akanyana ahantu turi babiri tugasenga iminota 30 buri mugoroba mbere yuko njya muri preps mbere yuko nkora ibindi. So hari naho mumuriza umuntu buri akenshi na nyuma hari igihe umuntu ashobora gucika agatanga ubuhamya bw'ibintu umuntu yumva bimurenze agacika intege no kuba yanatangira byibura mbiheraho umuntu wese ahatangira iminota 5 ya mbere uba wumva wasengeye igihugu wasengeye abavandimwe wasengeye ibintu byose wari mu ndirimbo nk'eshatu wareba ku isaha ugasanga ni iminota 5 yonyine gusa nibaza iminota 30 asengera ibiki twajya gusoza nuko habaga hari mu mbe wari hanze naho ubundi nakabaye nasinziriye ariko bijya kuba igihe runaka wamenyereye. So ahantu rero biri bufashe mu gukura uko utindana n'Imana bayivuze umuntu wese mutindanye ugira kamere ye turabizi. So uko medita kuko ijambo mukanya uvuze gusoma ibyanditswe urabisoma ariko ugiye gusenga byanze bikunze usengera muri bya byanditswe. So uko nabisengeramo ubimedita uganira n'Imana uguma muri iyo uko kubaho kw'Imana niko nayo igenda musa naho muvanga. So muri kwa kuvanga ugenda ibyo dusanga mu Galatiya ibice 5 imirimo y'umwuka n'iya kamere utangira za mbuto kubona buhoro buhoro birekura kuko iyo uje gusenga uza wiha nawe. So iyo hatinze usanga ugifite ya conscious kubwira ngo ntabwo uri gukora icyaha ntabwo so kubireka biroroha kuko nibwo buzima.
so ukazisanga karagita neza yarabaye inde. So no gukura ni uko bigenda biza, uko ukomeza usenga niko ugenda utindana n'Imana, usa n'Imana ukazisanga birenze kuba ari wa muntu muzi wa kera. Meza ngahe wareba umuntu ugasanga ni uwundi pe, kuko niba tuzi ko bino byose bitubamo bihindura umuntu ari imirimo y'Umwuka Wera. So rero mu gusenga kandi akaba ari igikorwa cy'Umwuka Wera, niho hantu tuba twamuhaye umwanya wo kugira ngo akore umurimo muri twe koko. Hanyuma ugasanga gukura umuntu yakuze kuko asabanye n'Imana, afite ibitekerezo by'Imana, hanyuma na karagita igahindukiramo. Waduhamiriza wenda sinumva gukoresha ubuhamya bwawe, ariko hari ibintu twumva nyine tukabyumva, ukabona n'abana n'uwakubwirije nubwo yakubwirije kandi koko ibintu bya Yesu bikaba biryoshye n'iki, ariko bya bintu bavuga by'ukuntu abantu basenga cyane ngo bageraho karagita igahinduka, kandi nkabona abapasiteri bahanura basenga bagica inyuma abo bashakanye cyangwa bakigira bate, ukagera ukibaza ko si ibintu nibyo koko cyangwa baratubeshya. Ariko ku muntu w'umusore nkatwe twaze tuvuga ko tutarengeje imyaka tutarengejeho myinshi kuri 30, from muri experience yawe ku giti cyawe n'iy'abandi muziranye, kuko watwemeza ko ibi bintu byo gusenga bihindura ubuzima bw'umuntu? Buriya mu kintu kigoranye kugusenga, mbanje kuvuga nk'icyo tubona abakozi b'Imana rimwe na rimwe ngo usanga baciye inyuma abagore babo cyangwa abagabo babo n'ibindi, nuko gusenga ni ikintu kidusaba guhozaho. Nubwo wasenga ugasenga imyaka 2 non stop cyangwa 5, ugahagarika amezi 6, ugahagarika umwaka, urongera ukamera nk'aho nta cyabaye. Ntabwo waba utarasenze burundu, ariko ufungurira urugi Satani rwo kuba none yakwataka. So bitavuze ko uri bugaruke, nuko ducira abantu iteka cyane cyane abantu b'imbere twumva bo nta cyaha bakora, ariko ufungurira Satani urugi mu gihe uko komeza wegera Imana, ariko Satani akomeza guhunga. So ni ibintu bijyanirana. So igihe cyose turimo kwegera turazamuka, uko duhunga dufungurira urugi Satani. So ari nayo mpamvu gusenga, igikomeye cyane mu gusenga ari uguhozaho kurusha uko wasenga cyane ugaparika. N'abantu bajya bakora iminsi 40 y'amasengesho akavuga twasenze, akazaga umwaka utaha. So ibyo ntabwo bikora, ntabwo ari gusengera uyu mwaka byose ni gusengera umunsi. So ahubwo ikintu nibutse mu kanya yarambaje ku kintu cyo kwizera, byibura mu minota umwe, kwizera ukuntu bijyana no gusenga. Iyo bitangira pe nta muntu akubwira ngo afite kwizera arasengera ikintu kinini, ariko uko usengera ibintu bito ubona biba mu gitondo ikindi kikaba, niko noneho utangira kubona uko bya bintu bishobora kuba bikomeye. Kandi uko wegera Imana iguha n'amasezerano asohora, ukavuga uzi ko siko bya bintu bikomeye koko. So bikaba byaba imbaraga zo gusengera n'ibindi birenze ibyo ngibyo. Haleluya. Urakoze cyane. nunganiye mugenzi wanjye, hari ikintu yarimo kuvuga cyo gukura bivuye mu isengesho. Nabivuze nyine nk'uko mu kazi dukora tuba twaragasabye mu by'ukuri tugashaka, kandi ikidutera kugashaka si uko tukazi, ntabwo tuba tubizi ngo bikorwa gutya, hari ahantu bakora gutya. Uretse amakuru yo kuvuga ngo hano batanga akazi wenda ku binyamakuru cyangwa iwacu mu kazi mu nganda, kuko nabyigiye numva mbimerita cyangwa nshaka akazi nzagasaba. Kubw'amahirwe nibakama ibyanjye bizaba birangiriye aho ngaho. Bosi wanjye azanye Florence, niba ari uniforme bazamizaho, niba ari amasaha y'akazi bazayama, niba ari shift ngomba gukora amasaha 8 nayo ngayo. Ni ukuvuga ngo nzaba uwaho. So ndashishikariza cyane umukristo cyangwa uwizera wese kugerageza gusenga, kuko iyo bigerageje uba nk'uwo mukozi ujye mu kigo runaka, usanga aricyo kikwi-influence. Imana iyo tuyisanze turimo gusenga, twisanga turimo gusa nayo, iratwi-influence. Ni hahandi ujya kubona ukabona mu kwezi, mu mezi 2 bakajya bese Anite asigaye abahi,
byagenze bite ko atakivuga kwa kundi ko atacyambara kwa kundi kubera iki yarahindutse ntabwo tuzi ariko mu by'ukuri ni influence y'Imana irimo kugenda iba mu buzima bwacu rero nabahamiriza ko kuko ibi mvuga byabaye mu buzima bwanjye nta naho byanditse muri Bible ariko byarabaye uko ugerageje nk'uko dusaba akazi kakagutegeka kakaguha uniforme kakaguforma ku buryo no mu muhanda ushobora guhura n'umuntu umuntu ashaka kuba ari umunyamakuru umuntu ashaka kuba ari umusirikare niko bigenda niyo tugarutse muri sosiyete twabagamo bahita bavuga ariko Anita ashaka kuba agisenga ashaka kuba yarakajije amasengesho ashaka kuba asigaye asenga cyane yego icyo nashaka kongeraho. Thank you so much. Jess, ibintu Anita na Nkotanyi barimo kuvuga ibintu by'aba bagore nazi byabo hari ibyo mukanya Nkotanyi yavuze ngo amasengesho ngo yo kurya no kurya mani wamugisha rwose hari umuntu usanga yaramaze gukizwa n'uwamubwije cyangwa na pasiteri we akamubwira ati shaho rero dore urakijijwe ariko muri inzira y'ubukristo ibamo ibintu byinshi abantu bashaka kugukontorora bakumanipulatinga ku bintu birayana n'amasengesho Imana iragukunda Imana izi byose yabikora wasenze utasenze ikora ibyo ishaka urumva kandi izi byose nta makuru mashyashya urimo kuyiha gusenga rero ntabwo ari bavuga gute ngo ntabwo ari ukwikebagura gusenga ntabwo ari ukwikebagura gusenga ntabwo ari ukugerageza gukonvenka Imana n'ubundi bisanzwe iri konvenke ibintu by'abankotanyi n'ahanite byo gusenga ngo iminota 30 isaha yose waba urimo kubwira Imana iki so uwo ntabwo biterwa nuko mukuri arimo kubigerageza bikanga biterwa niyo theology ivuga ngo muri Imana izi byose ikaba yakora ibyo ishaka byose kuki twe dukwiye kwirirwa dusenga twasenga nyine ugasengera nk'ibyo kurya ukayishimira ko yabiguhaye ajya kuryama ukayibwira undinde abyo ngo byo mu masengesho y'amasaha menshi no kwiriza ubusa ukarinda gukora igifu nangwa bya bintu byose uzi na bad experience yuko wize muri high school abantu basenga akaba bahora batsindwa kubera ko bageza gukonvenka Imana ibyo isanzwe iri konvenka isanzwe iri convinced about bagerageza guha Imana amakuru kandi n'ubundi isanzwe izi byose ukayibwira ngo Mana ngo President Trump arimo kwitwara nabi byo uvuga ngo byo gusengera na Amerika Imana se ntibizi ko Trump arimo kwitwara nabi what are you doing tubikorera iki nibiba n'ubundi Imana izi byose kandi ikaba yakora ibyo ishaka byose mwami yasaga umugisha mwinshi cyane iki ni kimwe mu bibazo bikomeye umuntu ushaka kwegera Imana ahura nacyo bimeze nk'umwambi ukomeye Satani ajya akoresha ashaka kubuza umuntu gusenga ko izi byose ko n'ubundi utayibwira ngo ibihindure ko n'ubundi za n'ubundi zikaba nyinshi ariko iyo utekereje gusenga ko bavuze nk'ubusabane sinzi ko nabyita ni ukuvuga ngo ubwo busabane wumva iyo usabanye n'umuntu ufite icyo kurusha byanga byakunda n'izo nzira zo kugera ku byo wumva wifuza ziroro kambaho urugero mpamya ko hari ibintu byinshi biri mu buzima bw'abantu bigoye ubuzima bwabo bibavunnye nk'undi jambo umukuru wacu w'igihugu yavuze his excellence aravuga ngo kimwe mu bintu bishobora kuba byamugora kuba adafite n'amakuru ubusabane bavuga ntabwo ari ukujya gusa kwicara ku mukeka wo mu ijuru gusa ugataha yabivuze neza ati wacyane n'amakuru umuntu yakira so ubundi njye mbona gusenga nk'uburyo bwo kugenda ukajya kuzana amakuru mu ijuru y'ibigezweho bigiye kubaho uwo munsi mbona gusenga nko kujya kuvoma amakuru ajyanye n'uko ukwiriye kwitwara muri icyo gihe kambaho urugero birashoboka cyane ko nk'ubu avuze ko akora mu nganda iyo umuntu asenga Imana ishobora kurara imweretse imitari ashobora kuvanga akiyumvamo kuvanga utuntu runaka tukabyara produit nshya izageza kampani ye kure gusenga si uguha Imana amakuru harimo no kwakira amakuru so imaze kumva inyungu zirenze kujya kuyibwira ngo Mana arabizi ko nkeneye ibi ahubwo iyo tuyegereye no mu bushomeri bwacu kubwira ko buryo wari uzi yuko bya bintu uzi byo gufuma wajyaga wigura akana ubyigira kwa nyogokuru hari ikintu bimarisha
iyo umaze kumenya Imana ko gusenga ari ukuvoma kuruta kujya kuhira icyo gihe uhorayo. So ni abantu batuma nsenga mbabwije nk'ukuri. Mujya mubona ukuntu umuntu yibeshya ku ijambo rimwe ari kugana n'umudamu we murarakaye umugabo arakurakaje ati n'ubundi nari mbizi ko n'ubundi nta mugabo ukurimo. Iryo jambo rikagucika ukazabaho urugo rwose ururimo bari gucyurira ati se nawe yasekuru navuze ko nta mugabo ndimo ndarushywa n'iki, kandi mu by'ukuri wowe uvuga ati nubwo ryavuye ku rurimi rwanjye ariko ryarancitse, ntabwo ryambuye mu mutima. Ntabwo ryambuye ku mutima. Ari umuntu usenga uretse n'amakuru gusa agira n'ubwo buyobozi bw'umwuka wera abaguma asaba nabwo ati kwa guhinduka bavuga bugufata ugiye gucika, bugufata ugiye kurakara. Ati nyamara ndibuka mu message twandika tukayasiba ugasanga umuntu ahise kwandikira ikintu message aba yayibonye bari kubyicuza. Abantu bazi ubwo buzima babyumva kurushaho. So rero ntabwo tubwira ngo basenge ari ukujya guha Imana ibyo dusaba, ahubwo ni ukujya kwakira Imana iby'Imana ateganyirije. Thank you so much. Mr. Motanyi, urabona uyu muntu afite ikibazo kanishyire mu mwanya we iyo turimo gusengana n'abandi. Noneho iyo basenze isaha nanjye nayigeza ndi imbere y'Imana nta telefone mfite, za ndirimbo nkaziririmba of course, nkanasenga nkanatega amatwi nkanafungura Bibiliya nkasoma iminota 15, ariko iyo nibeshye ngo ngiye gusenga njyenyine iminota myinshi ni 3, kandi nawe batubwiye ko bitangira hari umuntu mwajyanaga bari babiri. Ese ubundi umuntu abyihoreye ibyo bintu byo kuzajya yisengera wenyine akajya ahantu hose haba amasengesho, icyumba cy'amasengesho akakijyamo, intercession kuri church akayijyamo, ku cyumweru kwa kundi abantu baza kare ngo babanze basenyera amateraniro nkajyayo, ariko ibyanjye byarananiye nshatse nanabireka. Ubundi kabana mbaza ibibazo bibiri. Ucyambere umuntu uramufasha gute, ariko se ubundi umwanya w'isengesho ry'umuntu ku giti cye n'uwuhe, umwanya w'amasengesho rusange wo kwinginga n'uwuhe? Uwo muntu ukuntu namufasha, icyambere gusengana n'abandi byo birakenewe kandi ni ingenzi nk'uko nawe nayivuze, niho twese dutangirira, kuko nta mwana uvuka uwo munsi ngo yirere, ngo yiyambutse umuhanda agende ajye mu mirimo isanzwe, ufashwa n'abandi. So twese duhera mu masengesho rusange, tugafashwa n'abandi tukazamuka. Ariko uko uzamutse noneho wamenye iby'ibanze, haza ikindi cyiciro cy'uko noneho nawe ukwiye guhagarara ukigenga ukaba umuntu utitandukanyije n'abandi, ariko noneho umuntu wakuze wakwigaburira. So kuko n'izo ngero natanze, amasengesho natangiye nkorana n'abandi cyane cyane niyo yamaye iby'ibanze byo gutangira. Ariko iyo ndebye mu buzima bwanjye amasengesho nzi y'ingirakamaro nigeze nkora cyangwa yigeze angira umumaro kurusha ayandi nayo nakoze njyenyine, aho ufata amasengesho nkawe, kuko noneho uvuga ngo ngiye gusabana na data, kuko ntabwo hari ibintu udakorana n'abandi ngo bikunde, cyane cyane ibintu bya communion. Hari ibintu kandi hari n'ibindi bintu Imana ibwira umuntu ari mwituza, sinzi ukuntu Imana ibikora. So n'amasezerano, hari igihe nize gufata amasengesho, yari iminsi 40 njyenyine, ngenda ndasenga nkavayo njya kuri church akomeza. So muri amasengesho ibintu Imana yamaye amasezerano y'ushobora kuba maze nk'imyaka ingahe nyibona ibirimo kuyavamo. Ikintu kiba ukavuga ngo nari nyiza, kuko wagiranye umwanya wo kwicara nayo muri babiri. Aho hantu niho hantu hava ibintu by'ubuzima kandi biri so personal cyane, kurenza uko wafatana n'abandi. Yego duhera n'abandi tukabigiraho, bakadufata amaboko bakatuzamura, hanyuma natwe tukigaburira, ahubwo tukanasohoka tugiye gufasha abandi. Samuel nuko yakuze ataramenya ko Imana ihamagara, birangira ahubwo ari we ituma abantu. Miss Anita, niko Mrs. sorry, ibyo Mutanyi yavugaga hari umuntu byemera ko rwose unanabishaka
ushaka kubuildinga iyo consistency ushaka kubaka kuguhozaho mu gusenga ariko agahura n'ibibazo bitandukanye agahura n'uko ajya gusenga kumva ijambo rirasohoka mu kanwa yibwiraga ko ari bwira Imana ariko rimwe rikajya kugerayo yabuze irindi yumva hari akantu ka dryness akumva atangira gusenga ibibazo byose ibyo yatekerezaga n'ibyo atatekerezaga ibyo ataherukaga gutekereza n'abanatibukaga akaba ari bwabibuka n'ugasanga ni ukuri yarafashe umwanya uko ngo ngiye kujya imbere y'Imana nsenga yamaze no gusoma ijambo ry'Imana wenda cyangwa ntanarisoma navuze kamanye nsenga imbere uko soma Bibiliya ariko mu mutwe we wagira ngo wese bateramo bombe ibintu byose biva ku murongo aba totally distracted cyangwa ugasenga ubaza Imana ikintu umwaka mu myaka 2 nta kintu yakikubwiraho kuva nabyo biguca intege ndagira ngo dufashe umuntu urimo kugerageza kubaka uko guhoza urimo kugerageza kubaka iyo consistency wamufasha iki umuntu wumva gusenga bitakiryoshye hari ukuntu wumva biri dry wumva bitakihuta umuntu wumva nubwo bitari dry ntabwo aramenya ko biri dry kubera ko n'unegeze imbere y'Imana distractions nka 500 uramubwira iki akoze ndahera kuri icyo kintu cyo gusenga ukumva amajwi menshi reka tuvuge cyangwa nibyo wiriwemo nanjye byambagaho naba wenda niriwe tuvuge kuko nakundaga umupira cyane ngewe w'amaguru cyangwa w'amaguru nafanaga Manchester United cyane byo ku mutima atari ugufana ibi bisanzwe birimo no gukina narakinaga ariko cyane narafanaga nkafana cyane ubwo rero haba hari nka match nkumva ko noneho aribwo nkwiye kujya gusenga nkaba nasenga mbwira Imana tudufashe Red Devils dutsinde Red Devils urumva kuko twese ubumenyi umuntu akorana tuzi ko Imana ishoboye byose tuzi ko byose Imana ibizi ari ukujya kuyibwira ibyo dushaka rero rimwe na rimwe wenda nawe nibiye muri izo match twatsinzwe n'utundi tuntu najya gusenga nkibuka ibitego bahushije nkibuka ahantu naciye nkibuka umuntu ntasuhuje nyine ugasanga okay wakoze nkavuga nk'amagambo nk'abiri nkaba ndaryamye nkavuga bura gusenga ntago ari ibyanjye umuntu ujya gusenga bura niba abantu bahora bameze gutya bahora mu rusengero n'imyaka imaze kwigira hejuru nta kintu kiba distractinga baba batarakaye nyine nkunda ko gusenga by'abantu bameze gutyo ariko mu by'ukuri wenda ntekereza ko bwari ubwana nta muntu muzima uba kuri iyi si utaba muri ibi byose tubamo ntago ari igitangaza nta nubwo ari icyaha kuri wowe ko watangira gusenga ukibuka distractions satani arakora nubwo turimo kuvuga amasengesho tukavuga Imana ariko na satani arahari hari igihe rero icyo kintu akirwanya cyane noneho kubera kutabimenya cyangwa se kutagira umuvandimwe yagize umugisha kugira umuntu basengana hari igihe wowe ari ishyaka rikuzamo gusa ugasanga n'abantu mubana n'umuntu wumva ibintu byo gusenga wowe wabigerageza wenda kuko wakurikiye ikiganiro nk'iki cyangwa se wumvishe umupasiteri runaka ukumva avuze ku bintu byo gusenga ukumva ugize inyota watangira umunota umwe hakaza ayo majwi njye navuga ngo guhozaho n'ubundi kuzanwa no guhozaho wicika intege gerageza komeza kuko uyu munsi haza maniyu hakaza n'akazi wirimo hakaza raporo utatanze hakaza boss bakubwiye nabi ejo hakazaza umusore bakunze urimo kugutereta hakaza ibintu byinshi ariko uko uguma hahantu biragabanuka ni ukuvuga ngo imbaraga zo kunesha ziba mu kwizirika imbaraga zo guhozaho ziba mu guhozaho kuko ubundi guhozaho ni ugukomeza ukora icyo kintu kandi impamvu uhozaho ni uko utabikoze kitakoreka yego urakoze cyane ndagira ngo tujye ku cyiciro cya nyuma kuri section ya nyuma iri very interesting abantu benshi bakunda inacanga abantu benshi ariko ibintu byitwa ngo spiritual warfare ibintu byo kurwana mu mwuka Jesse Imana yanesheje byose kwezi yanesheje byose akanateka mubanze ugenda no mu mwuka ari uko bibaye kwezi yanesheje ibintu byose yego
yaravuze ngo nahawe ubutware mu isi no mu ijuru mugende mu bundi mubwiriza abantu ibisigaye narabinesheje ariko igihe wajya gusoma ugasoma nko muri mu Bakorinto ba mbere 10 harya bavuga ngo ntiturwana ngo intwaro zacu zifite imbaraga ngo dukubita hasi bihome tekereza umutima w'abantu wagera Efeso 6 harya 12 bavuga ngo mutware intwaro z'umwuka ukibaza kiza Paulo yari yabaye igikunya kutubwira ngo tugiye kurwana kandi Yesu yaranesheje byose ariko n'andi wenda n'indi myizerere ivuga ngo usenga no gushima Imana yego wenda wakurishyano ukayibwira ukayibwira ukayiragiza ibiri imbere rero by'abantu babarokore bazana ibintu byo kugwana ukabona umuntu yabizi icyuya koko ntabwo biri bibi geza kudufasha ko umuntu kimara gukizwa kirimo kugerageza kureba different opinions kureba ibyo abantu bavuga ku masengesho bitandukanye akaba yumva abo ngabo bavuga ngo hari ikintu kitwa intambara y'umwuka kandi akaba yumva n'abandi bavuga bati rero ni kwigora nyamara kuko Yesu byose yarabirangije ku musaraba uwo muntu ramufasha iki amenye iki ku kintu kirebana n'intambara y'umwuka so kuba Yesu yaranesheje koko ariko buriya Satani yumva nabi Satani yumva nabi ntabwo yemera gutsindwa kwe ngo agume hamwe so nuko hazi intambara umuntu warwanye mu ijuru mu isi n'atazarwana so buriya noza nk'uko yavugaga hari ibintu bibiri abantu bajya kuri extreme kandi bitari ngombwa hari abantu ba mbere bo bakubwira ko nta mpamvu yo kurwana Yesu yaranesheje twakira ibyo Yesu yaduhaye tubeho gutyo akaba hari n'abandi bahora mu ntambara ariko n'intambara itajyanye no kwizera cyangwa yishirirwa ijyanywe n'ubwoba ikintu cyose akibonamo dayimoni aho anyuze hose ni mu izina rya Yesu so abo bantu bose bafite ukuri kw'igice so intambara irahari ariko Kristo yaranesheje so mbahe byibura ubuhamya buto nizeye gusengera umuntu najya mbona mu basengera abantu bakavamo abadayimoni kumva nibyo abantu pasiteri bari hejuru bakomeye byakubayeho nawe byambayeho bitari na kera ntabwo tubeshye ko umuyobozi w'urubyiruko kandi ushobora gusanga uri pasiteri w'urubyiruko niyo mpamvu uri pasiteri mu busanzwe ashwida umwizera wese wakwikana abadayimoni cyane ahubwo naje muri icyo gihe niho nabonye ko ari ingenzi ko ahubwo twese tubimenye kuko byabaye ku mukozi wo mu rugo saa 6 z'ijoro urumva ari ibintu biri mu mugire nabi aho ngaho ni kesi ndende ntabwo uri buhamagare umuntu uza kumusengera niwe wenyine uhari so aho ngaho ugomba kwirwanaho so rero niba utemeye na ntambara nturi bugaragarire so rero urumva avuga ngwino musengere twirirwa dusenga sidubona mu rusengero tujya kumukozaho ikiganza ibyayindi tubona kuri televiziyo biraba gusa ikintu ushaka gutanga si ibyo ngibyo ahubwo ni icyabaye nyuma iyo experience yose nyuma amaze kubohoka tubwiye ngo nagize inzozi mbi we noneho ibyabaye byose we yumvaga ari nk'inzozi noneho turamubaza se nyuma byagenze gute kuko urumva aho byavuye sinshaka kujya muri ibyo byose nyuma no kubohoka aratubwira ati nagiye kubona mbona umuntu ati hari ibintu bari bamwambitse kuva gifite imyaka nk'umunani kandi hafite 30 so urumva niyo cano byanyuragamo kugira ngo bamuteze ibyo byose bari bamwambitse nk'ibikomo ni ibikomo ngo hariho tubiri ibindi byajya bisaza bigacika ibyo bwagumyeho ari hafi imyaka 30 hafi 30 ibyo bikomo nabyo ugomba kuba ari hatari bidasaza yego so ibintu byose bya satani so hari ibintu abantu batemera ariko iyo bagize experience ugomba kwemera so nyuma Imana bishira ko ariho byavuye ndabica nyuma nyine tumusengera abohoka so arimo kutuari inkuru atubwira ngo ariko ngo neza ngo byaye byanze kumva kugeza igihe mbonye ngo hari abagabo benshi cyane aravuga ati ariko wenda rumwe atari ko goswe n'abandi benshi bambaye ibintu by'umweru nubwo afite imbaraga ngo niwe babinywemo ndabohoka
ndavuga burya bwose tuzengurutswe n'abantu bangana gutyo bakomeye. So rero kuba intambara y'umwuka ihari irahari, ariko natwe dufite imbaraga ko dufite Yesu. Kuko niba isi y'umwijima ikubona ibona uzengurutswe n'abakomeye, kutabimenya ahubwo bituma tuba victims z'ibyo takaye victim. Mbese ni nk'umwana ufite umurage unyiri byose, ariko utabizi umukozi abijya akamushuniraho gato akagenda. So nuko tumeze. Yego, ubu twari turafite intsinzi turayifite muri Yesu, ariko kenshi ntabwo twisobanukirwa twaba victims. Urakoze cyane Nkotanyi. Sinzi niba muri aba batumirwa bandi hari ufite ikintu yakongera ko kuri iyo ntambaro y'umwuka, ko dusigaje iminota mike akacyongeraho mu masegonda, naho ubundi najya mu kindi cyiciro gisoza. Cyangwa se reka tubikore gutya. Jesse, tuvuze ko kuva tugeze hano nta kindi kintu na kimwe umuntu yumvise aribwo agifungura TV10 cyangwa kijya online agasangaho iyi video, ibindi bya mbere byose atabyumvise. Ku kintu kirebana n'umwanya w'amasengesho mu buzima bw'umukristo, nuhitamo kuvuga kuri spiritual warfare nta kibazo, ariko ku kintu kirebana n'umwanya w'amasengesho mu buzima bw'umukristo, umuntu ukijijwe turimo kutureba kano kanya, urebye muri iriya kamera tunasoza, uramubwira iki? Umwanya w'amasengesho ushatse kuvuga iki? What's the place of prayers? Umwanya w'amasengesho akwiye kugira uwuhe mwanya mu buzima bw'uriya muntu? Imana imumere umugisha. Mu by'ukuri Bibiliya bivuga neza mu Timoteyo cya mbere 5:17 ngo musenge ubutitsa, like unceasingly, without ceasing. So bivuze ngo uko umwanya wo guhumeka umeze mu buzima bwe, niko n'umwanya wo kuba imbere y'Imana mu gikari cy'umutima n'inyuma aho bishoboka hose bigomba kumera mu buzima bwe. Kubera icyaha ndi kwatinda cyane n'intambara z'umwuka turimo turavuga, uyu mukristo ubana n'Imana by'imbere, hari ibihe bimwe na bimwe umwanza mutsinda atarabimenya, intambara itarabona n'intambara kuntu iteye igira uko itangira, umuhanga ubasha kuyizimya kare arwananye. Umuntu ubasha kuvuga uti mu byatuma ashwana n'umuvandimwe, amafaranga ye, imitungo yabo y'umuryango yabo tuvukana, ndamenya uko mbyitwara mu gikristo. Ibyitwa intambara, bamuroze, bamumanitse, byagenze uko, hari ukuntu bigabanuka n'ibisigaye kuko akomeje kugendana n'Imana, bigacikira intege aho ngaho muri Kristo Yesu. So rero menya ngo nkwinginge ngusaba mwendata uri kutwumva, menya ngo Imana ikeneye ubusabane bwawe nayo kuruta uko usabana n'ikindi kintu cyose kiba mu mutima wawe. Ryajwe ujya wumva kugira ngo umwana wa wikora iki, ugikoze babibona nabi, nariye niba ujya kugira ngo nyamara ngo bikore n'akazi kabo, ngo nibashaka barakare, ngiye kumubwira ngo nashaka yumva uko abyumvishe. So ririya jwi rikuganiriza ibyiza, riha umwanya, mugirane ibiganiro bihora mu mutima wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ujye uryumvira, ujye bati nibyo Mana nshoboza numva mbuze imbaraga. Mu by'ukuri nyaka ko gusenga kwa mbere na mbere biraba ngo umuntu utabasha gutsinda umutima we, ngo umuntu akutsinda umutima we ngaruta umuntu utsinda umudugudu. Mu magambo, umusirikare wakomera cyane ku isi agatsinda ibihugu bikomeye, ngo ari munsi gato y'umuntu ubasha gutsinda umutima we. So emerera Imana, ugira igicaniro kitazima mu mutima wawe, gihoramo isengesho. Niyo izagenda ubwo buzima buzaguta ku karago, buzaguha ya minota. Actually uzagira ahantu usenga ujye wumva udashobora kubara ngo mu by'ukuri nasenze amasaha angahe, kuko uhora winaga imbere y'Imana. Yesu aduhana umugisha. Urakoze cyane Jesse. Nunganiye Jesse gatoya. Actually icyo nawe nari ngiye kukubaza, dusoza twabonye ngo 10% nibo basenga mu bafite 18 kugeza kuri 30, umwe muri babandi bari muri 90% isigaye ushobora kuba arimo kudutega amatwi cyangwa ari nabwo agifungura agiye kumva. So wunganira na Jesse unamuhe message. Yego, murakoze. Kamere kuri Jesse, nunganire Jesse. Akenshi abakristo natwe turimo usanga benshi twibuka gusenga kubera ko twahuye n'izo ntambara, wenda abana bacu barwaye cyangwa tumaze igihe muri famiye dupfusha ibintu biri bizarre amaso yacu abona. Noneho tukavuga ngo uko byagenda kose imbaraga z'umuntu
ntabwo zakuraho ibi bintu, reka tujye gushaka Imana. Ariko mu by'ukuri amasengesho sinzi ukuntu wenda being proactive no kuba reactive biratandukanye. Ni ukuvuga ngo amasengesho ajya atangira uba active mbere y'ikintu. Twajyaga tubyiga mu mateka kumva ngo cold war, ngo intambara y'ubutita, n'ibyo bitaraba. Rero umunyamasengesho cyangwa umuntu usenga ajya abasha kubona ibyo bintu bimwegereye. Kandi na Paul yaravuze ngo turi mu isi ngo dufashe igihe mu ntambara. Ibigeragezo muri iyi si ntabwo bizabura. Ibyo bibazo tuvuga n'ibindi byose byo mu mwuka cyangwa n'ibigaragara ntabwo tuzigera tubiba tukiri mu isi. Ariko Imana igitanga uburyo turwana. Muri Bibiliya dufite ingero nyinshi. Hari ababwira ati mufuze induru, hari abavuga ati muceceke, hari abavuga ngo mugende muririmbe. Iyo dusenga rero izo hinti zose niho tuzikura. Ni hahandi noneho tutabona gusenga nko gukubita ngo turakubita turakuraho simbizi turashwiragiza, ukumva nyine gusenga tubifasha nk'ibyo. Ariko Imana igiduha uburyo bwo kurwana kandi igene duhishurira ibitari ngombwa mbere yuko bitugeraho. Yego, ntunganira rero mbwira n'umuntu imibare ni mike tugeranyije ibihari, ariko ni ingenzi cyane gusenga, ni ingenzi cyane gusabana n'Imana. Kuri nge nakubwira ngo courage, niba warabikoraga ugahura n'ibyo bintu, twatanze ingero mu rusengero duhana abantu batandukanye ukahakomerekera, cyangwa warajyaga gusenga wibwira ko Imana iri buhite ikuraho ibyo wari ufite expectations zitandukanye, ongera ugaruke noneho usenge, usabane n'Imana. Ntago kubireka ari byo, ntekereza ko n'ubundi nta gisubizo wabonye hanze y'Imana, ahubwo ongera ugaruke, ongera uze dusenge. Ntabwo bizatubuza kuba abamama, ntabwo bizatubuza gukora akazi kacu, ahubwo muri iyi si n'ibyo yaduhaye kubikora tubikora neza nk'abana b'Imana. Amen. Murakoze cyane Mr. Nkotanyi, iminota yawe bayimaze, ariko nagira ngo nawe ibyo byose ntabwo tubura umunota umwe wagira icyo ubwira umuntu dukurikiye kano kanya, umubwiye n'iki wabwira umuntu ku kintu kirebana n'ubuzima busenga, umukristo ugikizwa utazi byinshi kuri n'amasengesho, wamubwira iki ku buzima busenga? Mu minota mike nareba nk'ikintu tutakomojeho cyane. Buriya hamwe kuba gusenga ari ubusabane n'ibindi byose, gusenga ni itegeko. Nk'uko Imana buriya ni Imana y'amahame, ibintu byose ishyiraho amahame. Nuko bitewe n'uko kamere y'umuntu, iyo mbwiye umuntu ngo ikintu ni itegeko, kuva uwo munsi biba intambara. Ariko habaho amahame, kubiba n'isarura n'ibyo. N'Imana yashimye ko ibintu byose biva mu ijuru biza mu isi, n'ibiva mu isi bijya mu ijuru binyura mu isengesho. Iryo ni ihame. So ni itegeko, musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. So ibintu byose turi bukore kugira ngo dusabane n'Imana biraza kunyura mu isengesho. So uno munsi iyemeze ushireho ibihe byo gusenga. Niba hari ahantu ushaka kugera, niba ushaka kugira ubusabane budasanzwe n'Imana yawe, yasagume. Ndabashimiye cyane, mwakoze nite kubana natwe uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Mr. Nkotanyi wakoze cyane, ndizera ko utaha tuzajyana ikiganiro tuvuga noneho ku bubyutse. Jesse wakoze kugaruka, Imana ibahe umugisha. Badukurikiye namwe ndabashimiye cyane ko mudukunda, mudukurikira. Ikiganiro nk'uko nabibabwiraga cyitwa CNN podcast, gica hano kuri televiziyo, kuri TV10 buri cyumweru kuva saa 9:30 kugeza saa 10:30, ariko mushobora no kukibona kuri channel yacu ya Christ for the Nations Ministries iyo kirangiye hano. Njye nitwa Vitali Muvunyi, nishimiye kuba ari aba hostings njyewe na Christ for the Nations Ministries ari nayo itegura iki kiganiro. Mugire umugoroba mwiza, mugire icyumweru cyiza kiri imbere, yasabaho umugisha.